RedBlue JD. Ikiganiro kivuga ku busugi bw'abakobwa ni kimwe mu biganiro bikunze gutangwaho ibitekerezo byinshi kandi bikunze kuganirwaho cyane. Abahungu bamwe bakunze kuvuga bashize amanga yuko babasha kumenya umukobwa w'isugi kandi ko bazi neza ibintu bitandukanye bishobora kuba byakwereka yuko umukobwa akiri isugi. Nyamara ariko hari izindi nkuru zitandukanye aho abakobwa bagiye baganirizwa maze benshi muri abangaba bakavuga yuko babeshya abahungu yuko bakiri amasugi, bityo rero abahungu batandukanye bakaba aribo bazi yuko babatwariye ubusugi. Iki ni kimwe mu biganiro bikunze kugibwaho impaka nyinshi cyane n'abantu benshi, ndetse bamwe bakaba batekereza yuko ari ibisanzwe ko umukobwa yatwarirwa ubusugi akava amaraso, ariko kandi abandi batwarirwa ubusugi ntihagire amaraso na makeya bava. Bamwe bavuga yuko mu gihe umukobwa atwariwe ubusugi byanze bikunze agomba kuva amaraso. Gusa ariko hari izindi ngero zitandukanye kandi zemejwe n'abaganga aho bamenya yuko hari uburyo umukobwa ashobora gutwarirwa ubusugi kandi atavuye amaraso namba. Ni gute biba byagenze? Kuki hari abakobwa bamwe bava amaraso mu gihe cyo gutwarirwa ubusugi ariko abandi ntibayave? Ni ukubera iki hari abatababara mu gihe hari abababara cyane? Ese ndi umuhungu namenya gute yuko umukobwa yarakiri isugi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Ese agahu kavuga yuko karanga ubusugi nibyo kuko gashobora kuvanwaho n'ikindi kintu kitari igitsina gabo? Ese umukobwa ashobora kuva rimwe gusa amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku buryo icyo ngicyo ari cyo koko cyakwitwa ikimenyetso cy'ubusugi? Ikaze muri iki kiganiro cyacu aho tugiye kurebera hamwe byinshi mu bisubizo kuri iki kibazo twifashishije rumwe mu mbuga zandika ku byerekeranye n'ubuzima kandi rwizewe ari rwo healthline.com. Uri kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Haba mu Rwanda ndetse no hanze mu bindi bihugu bavuga byinshi cyane ku ngingo yerekeranye n'ubusugi. Kenshi abantu bakunze kwitiranya ubusugi ndetse no kuba umukobwa afite agahu kaba gatwikiriye igitsina, agahu kitwa hymen. Ubusugi rero bukaba butandukanye cyane no kugira kano gahu, kubera yuko mu by'ukuri umukobwa ukiri isugi nta na rimwe aba yarakoze imibonano mpuzabitsina. Ushobora guhita wibaza muri aka kanya ngo ese hymen ni iki? Hymen ni agahu gato cyane gatwikira ku gitsina cy'umukobwa. Aka gahu kaba kabuza ibindi bintu ibyo aribyo byose kuba byakwinjira imbere mu gitsina cy'umukobwa. Gusa ariko kano gahu kaba koroshye cyane ku buryo gashobora kwangirika mu buryo bworoshye kangijwe n'ibintu bitandukanye. Ikirenze ibyo ni uko kano gahu katagirwa na buri mukobwa wese, kubera yuko hari abakavukana abandi bakavuka ntako bagira. Ese kuvuka udafite hymen nta kintu byakwangiza kuri wowe? Ikinyamakuru Healthline kivuga yuko mu by'ukuri nta mumaro munini uzwi w'aka gahu kandi ntabwo buri mukobwa wese aba agafite. Ibi ngibi rero bikaba bisobanura yuko hari igihe umuntu avuka ntako afite undi akavuka gafite, kandi rwose ubuzima bwabo bukaba nta tandukaniro. Aka gahu abahanga bemeza yuko ariko kagira uruhare runini mu kubabara kwa bamwe mu bakobwa mu gihe barimo baratakaza ubusugi bwabo, ndetse no kutababara kuri bamwe mu gihe batakaza ubusugi bwabo. Ese abakobwa bavuka ntako bagira ntabwo bitwa amasugi? Abakobwa bavuka nta hymen bagira ntabwo bibuza kuguma kwitwa amasugi mu gihe cyose nta gitsina gabo kirinjira mu gitsina cyabo. Ikindi gitangaje nuko hari igihe kano gahu kaba kari kure cyane ku buryo umukobwa ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ariko kandi hymen ye ntiyangirike na gatoya. Ibi umukobwa ashobora kubyuririraho yarangiza akavuga yuko akiri isugi kandi nyamara ubusugi bwe bwararangiye kera cyane igihe nyine umuhungu yinjizaga igitsina mu gitsina cy'uwo mukobwa. Ibi ngibi rero bikaba bisobanuye neza yuko hymen ishobora kwangirika cyangwa se nanone ntiyangirike mu gihe umukobwa yakoze imibonano mpuzabitsina. Ese haba hari ibintu bishobora kwangiza hymen ariko bitangije ubusugi bw'umukobwa? Igisubizo kuri iki kibazo ni yego. Birahari byinshi cyane, aho muri ibyo ngibyo twakubwira nk'ibizamini byo kwa muganga bishobora kwinjiza utuntu mu gitsina cy'umukobwa bikaba byahita byangiza akagahu byoroshye cyane. Ikindi gishobora kukangiza ni uburwayi bumwe na bumwe ndetse rimwe na rimwe imyitozo ngororamubiri. Ese hymen yaba ari cyo kimenyetso mu by'ukuri cy'ubusugi? Igisubizo kuri iki kibazo ni oya. Hymen kuko twayivuze haruguru ni agahu gatoya cyane kaba gatwikiriye igitsina cy'umukobwa utarigeze na rimwe akora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ziriya mpamvu twabonye zitaramugezeho.
Nubwo hymen rero ari kimwe mu biranga isugi, ntabwo bivuze ko umuntu yayigenderaho yonyine hanyuma ukamenya yuko umukobwa akiri isugi, cyane ko hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu atayigira. Urugero, twakubwiye ko umukobwa ashobora kuvuka ntayo afite, kuba hari abakobwa bakunda gukora imyitozo ngororamubiri ikomeye cyane, n'abangaba rero bakaba bashobora kwitakaza. Ushobora guhita wibaza none ahangaha ngo ese umuntu atakaza kuba isugi ryari? Nk'uko twabibabwiye, umukobwa yitwa isugi mu gihe cyose atarakora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi rero bikaba bisobanuye ko umuntu atakaza kuba isugi mu gihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina. Ese muganga yamenye yuko umukobwa akiri isugi? Igisubizo kuri iki kibazo ni oya. Umuganga ntabwo ashobora kumenya na gato yuko umukobwa akiri isugi, ahubwo ashobora kumenya yuko hymen yawe yangiritse cyangwa se kuri mu mwanya wayo neza cyane. Ikindi ariko kandi ntabwo muganga ashobora kumenya yuko umukobwa akiri isugi kubera yuko umukobwa ashobora kuba nta hymen yavukanye ndetse n'izindi mpamvu twabonye. Ese kuva amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyaba ari ikimenyetso cy'ubusugi koko umuntu utayavuye akitwa yuko yatakaje ubusugi? Igisubizo kuri iki kibazo ni oya, kuko bishoboka cyane ko umukobwa yava amaraso cyangwa se ntanayave ku nshuro ya mbere akoze imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ashobora no kuyava ku mibonano mpuzabitsina iyo ari yo yose bitewe n'uburyo aba yateguwemo mbere y'uko ayikora, cyangwa se nanone n'izindi mpamvu zitandukanye. Kuva amaraso rero mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo rwose ari ikimenyetso cy'uko umukobwa ari isugi, kubera yuko ibi ngibi biterwa n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ntabwo rero dukwiye kubigenderaho tuvuga ngo umuntu ni isugi kubera ko umaze kubyumva rwose ko ntaho bihuriye. Ikindi, abahungu benshi nyuma yo kumva yuko amaraso ari ikimenyetso cy'umukobwa w'isugi, hari benshi mu bakobwa bashobora kubyitwaza ubundi bakaba bashobora kuyava kandi nyamara atari amasugi. Urubuga Healthline ruvuga yuko kubera uburyo agahoko mu gitsina cy'abakobwa kaba koroshye cyane, umukobwa ashobora kurwana cyane kugeza ubwo amaraso avuye, hanyuma wowe w'umuhungu ugatekereza yuko yari akiri isugi kandi nyamara ubusugi bwe bwaragiye kare cyane. Ese wamenya gute yuko umukobwa akiri isugi nyuma yo kumva yuko mu by'ukuri umukobwa wese yava amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kandi ko abakobwa bose atari ko bagira hymen bakiri n'amasugi? Hari abahungu bakunze gukora amakosa yo kwirirwa bavuga yuko batashakana n'umuntu utakiri isugi, bakanavuga yuko bashize amanga yuko bashobora kumenya umukobwa ukiri isugi. Nyamara ariko ngo uvuga yuko ushobora kumenya umukobwa w'isugi ndetse no kutamumenya, ujye umenya yuko uri kwishuka cyane. Icya mbere, banza umenye yuko umukobwa wese utarabyara ashobora kumara igihe kinini cyane nta mibonano mpuzabitsina akora, igitsina cye kikongera kikaba gitoya cyane ku buryo muramutse muryamanye ashobora kuva amaraso kandi ukumva n'ubundi ni mutoya, bityo ukibaza yuko yari akiri isugi kandi nyamara yarabutakaje kera cyane. Icya kabiri, kuva amaraso nta hantu hamwe bihuriye n'ubusugi, kubera ko uretse n'abakobwa hari n'abagore bayava bitewe n'impamvu nyinshi zinyuranye zirimo uburyo imibonano mpuzabitsina yakozwemo cyangwa se imiterere y'uwo mugore n'ibindi. Ubwo rero igisubizo ushobora kuba wamenya ku mukobwa w'isugi ni uko wowe wakwizera ibyo akubwiye gusa nta kindi gisubizo. Ikindi, zirikana yuko uburyo bwose wahitamo gushakisha ko umukobwa akiri isugi, ushobora rwose kugwa mu mutego wo kwizera yuko yari akiri isugi kandi nyamara atari byo. Ese ko abakobwa benshi bakunze kubeshya yuko ari amasugi, nta kindi kimenyetso koko na kimwe gishobora kukwereka yuko umukobwa yari akiri isugi cyangwa se ko atari ariyo? Urubuga Healthline ruvuga yuko hari ibindi bimenyetso bitandukanye bishobora kwereka yuko umukobwa yari akiri isugi, ariko kandi ibimenyetso bikaba bitagendera ku byerekeranye n'umubiri inyuma, ahubwo bikaba ari ibyiganjemo cyane imbere. Muri ibi, urubuga ruvuga yuko umukobwa w'isugi aba afite ubwoba mu gihe cya mbere cy'imibonano mpuzabitsina kandi akaba agira ubwoba bumuvuye ku mutima cyane. Icya kabiri ni uko umukobwa wese ukiri isugi hari iminsi bitaratangira akazi kayo ko kujya iba minini cyane mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Rero ibi ngibi bikaba nabyo bituma igitsina gabo kigorwa cyane no kwinjira ku nshuro ya mbere. Gusa ariko hari igihe umukobwa nawe ashobora ngo kwifunga kugira ngo yerekane yuko akiri isugi, ariko umuhungu ashobora kubasha kubyumva. Icya gatatu rero ni amagambo cyangwa se ibyo umukobwa yakwibwiriye. Ibi bishatse kuvuga yuko niba umukobwa yakubwiye ko ari isugi, amahirwe menshi ari uko ariyo, utagomba kwicara utegereje yuko azava amaraso cyangwa se ibindi. Mu gusoza rero twakubwira yuko muri rusange umukobwa atakaza ubusugi mu gihe yakoze imibonano mpuzabitsina akagira igitsina cy'umugabo cyinjira mu gitsina cye. Icyo gihe yaba avuye amaraso yaba atayavuye,
kagahu kaba kangiritse cyangwa se kaba katangiritse, ubusugi bw'ako kanya buba butakaye. Ikindi, ubusugi ntabwo ari ikintu kigaragara cyangwa se gifatika, bityo rero bikaba byaba byiza cyane ubanje kuganira na mugenzi wawe ukizera ibyo akubwira kandi nawe ubwe akagerageza kukubwiza ukuri. Ikirenze ibi ngibi, nta muganga ushobora gupima niba umukobwa akiri isugi, kandi no kuva amaraso mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntaho bihuriye n'ubusugi. Ubutaha rero ujye wirinda kuvuga ngo runaka namutwariye ubusugi ngo kuko naryamanye nawe akava amaraso, mu gihe ariko nyamara we ntabyo yigeze akwibwirira. Ntukajye kandi uvuga ngo kuko uyu mukobwa nta maraso yavuye kandi yarambwiye yuko akiri isugi, ngo ntabwo yari akiri isugi, yarambeshye. Ntuzongere rwose kubyibeshya namba. Waduha igitekerezo cyawe ku byo utekereza ku ngingo y'ubusugi ndetse n'ibindi bitandukanye byerekeranye n'iki kiganiro. Ndagushimiye, ukaba wari kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. RedBlue JD.